baje hana bahise aho ni kare bariko mama bagiye kuzana beze bitese sawa makoro Shandi ko atari ubwa mbere nakubona pe sha nanjye ntabwo ari ubwa mbere ndiko nta ntigeze guhurira ariko ntabwo ndi kwibuka neza ye ubanza ari kwa Mimi aho gasha sha nawe nukuri kw'Imana iyo sha no makuru ni meza tusko bayicyukiwe sha nyine nagafaranga kaba kare kuboneka gasha nanga nawe pe sha ntacyo tubaye turashima Imana sindi kuyibona se ndikubona sha ewe makiyaje ni zose sha uri kuyibonera ku gihe wewe ndabona Nadine yarakuze sha yarakuze pe ntubibona se Shawuse nta masomo menshi nyine tuta twagiye kuyasoma urebye mbona nta kintu mpindukaho pe ivuta riri kumuyoboka imirire yose naho tuyade twashizeho namwe mugomba kwitaho ariko ntabwo mugomba kugera se mami aba yagiye mu kazi dadi nawe yagiye mu kazi ni njyewe n'undi mutipe wo mu rugo nawe ugomba kwitaho ntabwo ari ngombwa ko wakita ariko bose bahari hano mu rugo kibasi gisa nabi imyenda ngiye kumeseramo nayo rero izi hano banduza imyenda niba ari uko batayimesa mwana ibyaha kwa bosi nabyo rwose bamvanye mu kabari none banzanye hano mu rugo yewe mwana reka imyenda ndayivamo ryari se wowe nangire mese nitumbike ndebe ko nanjye najya kwiyotera akazuba hanze da ya mana y'ijuru n'isi sabaguru yanjye kwasa nabi nayo ndajya ndayatumbika hakiri kare ndatumbika imyenda numbike n'amaguru ndebe ko byagenda neza mana y'ijuru se ndamesa hariya ahantu harangaye kuriya ahantu gize ameze gutya mwafashe nkareba ko imyenda nyirangiza vuba imyenda ifite ico mana mama Ben usko twaganiriye tukibagirwa kukwakira sha nakugana bikenewe ariko nta kibazo sha hari mitsingi hari panache hari citro hari orange gusa muri ibyo byose wabumike sha ndafata citro nta kibazo muri munzanire okay nta kibazo hoy ramamagaye mabusha egera heno ndi kugushaka wasimamagaye mu nzu nawe tumigenda nagize reka mbitumbike ibyo kwitaba ndebe uko bimeze naje nabonye ko twagize umushiki ntabyo namenye ihutire rero ukamumwakiriza vuba vuba ndamuzanira iki genda umuzanire citronelle ambwira ihute kandi va mu maso ngende njye kumuzanira ihute se sha nyine dufite umukozi w'abana agajya yumva pe ahubwo ndabona nasekeje nta rubundi mujya mugira nta ni kuriya umubona nyine tu gusa ariko n'umwana mwiza genda ariko nyine wihagarara nagiye mabusha ihute iyi naho ubundi ni karibu sha nta kibazo nyine nishimiye kujya kubabona nimaze igihe n'abasura mama nabo bari hafi kuza sha bagiye bazi none n'amasaha agenda ashaka gutaha karibu nta kibazo amakuru y'iminsi se sha ni meza kubona mumeze neza tumeze neza nkuko na Deje mugenzi wanjye yabivuze ndabona ntacyo ubaye sha nyine n'Imana ibiki twihishiye na de wowe se wamuntu byandenze yaje nkura mu byange none mu rundi rwego namwe murasekeje rwose shasi gukabya pe ahubwo se sha ndi kubona mama wanjye yatinze kuza akamuhamagara numve ko yaba ageze hafi
kugira nawe tubonanye nta kibazo ahubwo se na de turi kujya ku ishuri ryari tuzatwika we wowe se ko naje kubasura nkababura nabikumbuye uzi noneho kwa kundi twaga ndi tugashyira mu rugo nakubuze nanarambiwe gusa nabonye abana ariko twaramunyuze. niba urimo kikabona ndabyibuka neza ashobora cyagiye ariko nawe uzanyuza arabuye Sawa rero bamujyana baba bagiye kuzana mu kigo none umva bizaba bishyushye se mbabarira sha imodoka nyine izaza kudufata ya yindi yayindi ya labi umva twaganiye cyane nibagiwe ko ndatazi shamba dadi mami na dadi na de nawe wikabye sha ni ukuri kw'Imana reka nawe wigenda haracyari kare yasha ntabwo bancaho ko wenda dadi abona ko wenda ndiki hasi hakansanga mu rugo ariko wambwira ko waje gusura inshuti yawe mwigana yego kuza kumusura nibyo ariko nkiri nkataha kare ni byiza nta kibazo nyine ubwo uzagaruka utaha nibyo yandaherekeza undi mwana atazi aragiye reka muherekeze shamba merekeza pe sha ntacyo bitwaye shamba saa tuzasubira ingo pe na de uzagaruke umva nzagaruka ntabwo yacika umva se ngiye kumuherekeza paka umva se uburyo ntabwo bibaho nta nubwo binashoboka urabona se nawe werekeje uriya mwana nyine ni inshuti yanjye turigana batuye hafi ariko batuye hano hafi si ni umwana mwiza kuganira hari n'ahantu twigeze guhurira mubonye mbona atari ubwa mbere mubonye ahubwo usibye ko nari nzi ko batuye n'ahantu umunyeshuri twiga ku kigo kimwe hariya mugeze mu wakangahungu tugiye mu wa kane mwajyanye rero muragiye kurangiza nta kintu biba bitwaye urebye mbese n'umwana mwiza ajya gusura nanjye nabona umwanya nkamusura nibyo ariko ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo ifu nibaga ufite ni akarenge mugomba gusurana niko biba binaniza nk'aba ari nta mutima mwese tuba dufitanye oya nta kibazo nta mpamvu kujyana dukumukira abana bato sheri wari ugiye utasezeyemo wari ndakubise ndavuga byanga bikunda ntabwo wacika nawe ntabwo nagenda nakubonye rero dukomeza ubundi kuri Imana ntabwo nagenda utamerekeje ngo unamenye ko ngeze kandi ngewe urukundo gukunda ntabwo ari rwa rundi rwo kwigwa bakinisha abakobwa b'abandi babatesha umutwe yewe rwo kugushyira mu mago vuba vuba we uko bigiye vuba vuba we ndakubwiza ukuri ni ugushaka umunsi tugapanga uri kumva ubundi igihe tuzabikorera tukareba ibikenewe nta mpamvu n'imwe sibyo nanjye sinkunda b'abahungu baba bari kuvuga ati ngo wenda ngo nagikwe reka umva nkubwire ikintu nkubwira abagabo bafite gahunda nkanjye nibo babuze nshaka ko tubikora burundu cyane rwose gahunda ishobora gushyirwa mu